wabona bayobowe na Yohane baje gusaba umugeni wabo. Rero twagutanze nk'umugeni, ntabwo twagutanze nk'umugome. Dore isomo ko inguru uragukunda, niyo mpamvu tuguhaye abantu beza. Aba abantu beza. Hari urundi rubanza mfitanye nawe? Ngaho nyamuneka nimumbaje kushimura. Uwo musabiye niyo umenye uko bigenze. Icyicaro cyawe. Urakoze cyane ndagushimira. Uraho mwana wanjye Linda. Uraho neza. Umura rero uri mu babyeyi uje mu bandi. Kiriyemo umuryango. Umuryango ni mwakire umukazana. Christian Kabajaju uyu rwose ntabwo ukuze, hanyuma mubwire reka twumve ijambo ry'uwaza barangaje imbere. Uraza kuba umwanya. Barishimye, buriya ni ibyishimo by'umuryango. Rero mwana wanjye umugeni udutumye kugusabira nguyu, ikamugushyikirize, ahasigaye ni ahanyu. Murakoze. Hanze muhuze ibiganza, dukoma amashyi n'impundu nyinshi. Christian ugarukira mu buye mukore mu biganza gusa umusozi nkwereke, asigaye murikiraho. Subira kuri mugabo wongera kugira inama ugiza kumuhobera neza. Ababyeyi barakoze cyane, babaye nk'ababyeyi muki. Reba murubonye narushoje asigaye habashumba, maze barumuna wanjye umwe nanjye ndasuze muramuwe. Christian ngo muramuwe yaje, ubanze muhobera n'ubwite warakoze kundinda bwiza bwanjye budacuya, nakugena hano amadolari 100. Muhindukire urebe iyo foto nta foto nta cyabaye. Mara gushimira Petit Frere ngo warakoze cyane kumurindira inshuti, sibyo? Ngaho ngende umwongore ko byagenze ngo na Petit Frere yene umusozi ngo warakoze cyane kumurinda, ukamusengera, ukamuba hafi. Nawe nakugeneye naguhaye ku mayero akira. Hindukira nta foto nta cyabaye. Maze mwagiza mugende mwongorere mushitanye uko bigenze. Ngaho nyaruka shwe ku munyaruka mugende mwongorere, buri wese amwongorere mu gutwa mubwira mubwire uko bigenze. Nimwongorere ati muramu wacu umuntu mwiza cyane. Ngaho rero ngaho mu kibira. Hano hari umwanya mugende mumureke mwigende bakunda ni mwari muhari, mwigende basore mwigende hara hirya babere ko mwicara. Christian avuga witero usanga bwiza bwa budacuya, ariko wamukundaga nari ndagukunda, ari nawe wamukundaga se. None wari mugwane mu muhoberane neza cyagiye bundi mwadukobyika mwadukoze imbagara ubwite bwiza bwanjye budacuya.
ubusabwa rimwe yabaga y'umuntu arikanga abagome n'abagambanyi ndagukunda cyane. Mwahindura ibisaba ko mushaka, mwahindura uwo nyirwa urahagije. Ndagukunda cyane bikandenga. Noneho mutembereza umuzana, mutembereza umuzana kugira ngo muhindukire murebe ba kameramani. Christian nibwo arambwira ati nkimara guhura n'umukunzi wanjye ndamukunda cyane kuko ni umwamikazi mu gutetesha, ngomba kumwambika urudashira bamuterera intebe. Protocol zari intebe aho ngaho umwambika impeta rudashira, yiterekaho nyine iteraho. Christian ngaho mwicaje murangaza imbere mwereka aho yicara. Ndabashimiye cyane, murakoze arimo amutera ibitomo, murakoze. Aravuga ati mukobwa nakunze, mugore wanjye wewe w'amaso ateretse inyesha yuzuye icyitwa ibinyonga, hari impeta rudashirano nakuzaniye, uraza kuma ikiganza cy'ibumoso ndebe tukirusumba izindi, maze nkwereka yuko urukundo rwahamije icyiciro rwango rupfa amarabira. Ati kuba mfukamye imbere yawe so kugira ngo nkwereke ko ngamburujwe cyane n'imyumvire n'ibitekerezo n'urukundo rwawe, ahubwo mbikoreye kuko wako n'ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu n'abagore bakurizaho kububaha. Tishere kuba mutereye rwose ivi ntabwo kugira ngo mpinsi inganzwa hoya, ahubwo ni umugambi w'Imana. Imana avuze ngo abagore dukunda abagore. Isura nawe cyaraseka kaneze wajya ngo atunzwe na pome gusa tukumunezero ariko mana gaho mpamutse umuhobere muramukanya siga uzamura icyo kiganza wongera umugore muhoberane cyane. Tinagukunda gikondo cy'umutima, ndagukunda bwiza bwawe ndi budacoya, tinagukunda mpinganze bitagira impiza. Subira inyuma gatoya. Ati ubushize igihe twahuraga nakuzana indabyo 3 ariko umunsi nakuzana igihuru cyazo. Kristo yakira umuherezo urabyo mureba wa muntu utwaye indi mana aza kumaze kuba hafi aha. Mugiye mureba abanyamakuru abatwaye impano utwaye y'umukwe y'umugeni bahagaze urakoze. Niko binagenda umuhagaranye muri imitima yibitere no mu mureba imbere museka neza rwose. Imana impamvu yabahaye umugisha ubwo utishire wanyina gukunda cyane akiri ururabyo kandi urabukora uhumura nawe nuko uhumura nkumva umuhumura utanye umutima wose igihe uzanye zose nkumva ndakwiyumvamo. Twakomye amashyi rwose, twakomera amashyi. Yakoze cyane muzanira impano. Ati mugore wanjye ngo rero nabonye hano mu Rwanda iwacu habamo moto, habamo shimuteto, habamo modoka atandukanye, ariko iyi mpano nkuzaniye harimo sheke y'imodoka, kandi iyi mpano n'ikibazo ikorerwa ko nazagutuza muri chambrette, nzagutuza mu nzu y'ibyumba byinshi kandi igeretse inshuro zingana gutya. Akiri impano bwiza bwanjye. Tugarafura ati mwihangane nubwo muri etage nta wihengeka. Ariko burya harimo sheke y'imodoka, sheke y'inzu, sheke yo kwambara neza ukaberwa, sheke. Yakoze cyane ukabetura rwose ariko sheri urantunguye uti ntagutumbura se singukunda. Linda ati nayo nakugeneye impano, hari impano Linda yageneye umukunzi we. Yego ntabwo muri yamvugo ngo uhuguha nuko buryo urukundo rwahamije icyicurwa mu rupfa marabira. Kristo wirangara ureba umukobwa uburyo agukunda, ati ndagukunda umusore mwiza w'agaseneka tisize gafite imisenso ya karisimbi, ndagukunda uwo nkesha kumva nanjye nkesha atashye umutima, ndagukunda nkumva nanjye ndanyuzwe, ndagukunda wowe watumye amaso yanjye yongera gusa nk'inyana ziri mu ruhongore. Amashyi n'impundu. Tugiye guhamagara ababyeyi baze bakira impano. Kaduhere ku ruhande rwa Linda, tumaze duhamagare Linda. Yambwiye ati n'ubundi papa araza ariko
abanze rwose mama na papa baze, kanaza kwibeshya nkihamagara kuko nanjye mba nkeneye impano. Hari impano Kristo yageneye ababyeyi. Mama Linda ngwino, kandi ntabwo uza kuza wenyine, urazana na mama Jane. Namwe muze n'ababyeyi babiri. Ababyeyi bose bagomba kwakira impano, niko abahuje urukundo babiteguye. Nyuma turaza kurikizaho sebukwe wa Kristo birumvikana, ariko avuze ngo ababyeyi banze baze Mama Linda na mama Jane. Suhuza abana, basuhuze. Umukecuru araseka akishima rwose kuko hagara hagati y'abantu gushyikiriza impano gushimira. Usanga ndavuga myaka na nyiramyaka bafite imyaka myinshi. Mama uriya Linda atoranyije bamenye ngo ahizure inteza nuko ntabwo agira inyota nk'iyanjye. Birumvikana cheers cyangwa se ku rukundo rwanyu. Yamaze turagushimiye. Wakoze. Cheers. Uko mubishaka burya urukundo rwahamisha icyiciro rwango rwapfuye amarabira. Iyo murebana akana ko mu jisho burya imitima iragagazwa. Aramubwiye ati mutegura abagicuma ndengera kandi hogoza mu ruhongore rw'amahoho. Undi ati nanjye ngufashe muri 3,500. Ndakwitaho umusore mwiza w'agasine katisize, wowe ufite ubwanwa buconze neza. Twongere dukomera amashyi y'igikorwa. Asigaye mu batwaze bagiye babakundana bashira amavunane. Abisi mudufashe mukoresha ya minota yo munsigabigaye n'ibirari. Yes, arakoze cyane umutaramye, arakoze cyane, ndamushimiye. Imana imuha umugisha. Namwe basanga basangira ngendo, basanga dusangiye isano, basanga dusangiye imisango ya buri munsi, bifurije kugira amahoro n'amahirwe akomoka ku Mana umugenga w'ibihe, umugenga w'ubuzima. Natwe reka twinjire mu gitaramo cy'amazina y'inka. Murakoze cyane, ndabashimiye. DJ ushyiremo akabasi, ndagushimiye nawe. Mukurira umwana mu mahembe y'indangadigabo yahiguriye intango. Zina ryakunze iwe uraho, zina ryakunze zunamutse ku cyase ruhanga zizamuka iremera. Ingeri ikamirwa mikundi gasagura inkongo. Zirimo inyange inyaruka neza y'umukwezi kubanduye abashumba ko babibwiwe no mwuma. Ururira byarakuruhira ikaremereza uruhimbi rw'abihogo bayihariye nyina. Iyo rutiyijya kwica ibihangange ko yamije kuri ngorora ingomba mihigo yo kuri ngoma turayigira. Zirimo inyange inyagirwa ntigandare yoga amagaza amazi ayigera mu nda, imbabazi zikayishego. Erega ishyamba ryahiye ryabayindura buri icyo batazi kurigenda bahiye ibirenge. Muze twigendagendere twigiriye abakobwa bakubita udutozo bagenda bagakubita udutwe nitwo twiza twakwiri twanze inka zanywereye mutwoza ruhimbi wanjye. Nimuzirebe zirahiga inka ziraganira nk'abagabo bajya umugambi wangiriye burya kubangurira biruta kwicara gusa. Rugamba rwa mugema ndongo ziracumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi. Iyo arahanze abatutsi abatongana ngo ntibaturana. Yarayanze gukamirwa mu rutoki datonyagirwa n'amagazi kanduza amagaju. Timbere ukomanerwa ukoma ingabo ku isonga, indoha ya ndori yumvise induru ivuze yakuze ijungu.
hari n'indi bisobetse umusengo mu rwa munasa yawe nasonga batashye nyawera humura ngabo murateye tugira n'indi muhunga maraba batindi bazihunda marago mu cyago cya rumanuri nuba mu nganda inyura amahembe mu ngaje hari n'inkora bikina rudakumirwa yanze intambara ku cyuzi cyami inkuru nziza irogera itaha i Rwanda hari n'ishonga rishinze impanga mu nzira y'umukobwa yakuye iwabo rumba mwerera inka ya nyina w'imfizi nzayibanza hari n'isati isumba umugundi igaheza ibigwari mutwa nyanza twabakokone n'iyaruvuza urugomba misa idashokana amaganya ntikukana umugaye imikara zibanguye n'iyaruvuza rwa muhigika kabandabanda mwihigira inyamanzi kubunga abashyitsi mwidihiro niyarweru rwa rugari ingari yanogeye umurara ku murongo ya rusengo rwa nyinguzi twariye isonga n'isubire nk'amasuye burya batinyizanesha abarwanyi ingirwa y'urwiri rw'inyumba yihariye ikigishiri ya rutare rw'imbabazi abahizi imbona y'inkuba zirayigomba inyamibwa y'inkuba zirayigomba rukaragacumu rwa nyirigira inkuba yo mu bakunzi n'irwema turayigira nayo bayihozaga mu ihigiro dore igicumbi igicu cy'imirima cya nyinguzi icukije ikirazironsi ikibondo yarayihuye na mukuru w'imfizi mu kuyagonda ijuru ribyayigora abahizi inganza mini bikonje ndambura ibiganza mezi bigwara mbabwiriye inziga ku maso yinyesha ku mubiri yanteye kugisha ntabiramukanye iyo ngirwe rugwiri rw'inyumba yihariye ikigishiriye rutare rw'imbabazi abahizi inka ya kambongi ni mucyora inganje ingangura rugozi kubutsi kabiri maniye ya rusebe ya rwankaka y'abaziga rugango n'ingabo y'urugangazi igeze mu rugo rusamaje amahembe zikenyeza imboho z'imfizi bayereka ruharamanzi haje imbibi rugamba zagize amashira yamwe ntiringa umuziha mu nzira yarayisiganye imfizi umushumba mu mataba ya sayi ya rutare rwa rutsikura yera amabondo iyo nibutse ijya rugamba rwa rukwirihora n'urugwiro sindumanganya n'amajunga amahembe y'inka komangana ku ishyamba iyi zirasi y'umuyumbu muringa uzihingura isazi bizinzo bimaze kuzirenda impeta zihinduye igatoki ngwino nyirabana ya rwamparamba iyo nyirabana ya rwamparamba inyuza abana ari imikangara kandi iriya nyamibwa nibyara hazaba ibirori iya rukara rwampamizwa yibarutse imirimba mpamagarira rugaragara mu bye rwa ruganira ibyambarwa bigishaka umbonere sedari wabirara bakunzi nkabo turabasanganywe umbaza gitara n'imbeshyo ya gitanga ihuye na rugira rwanda rimana umutware w'abatunzi yarihaye ururindwi n'amagana arindwi irangiragaramiye igihumbi n'ijana isezera kuri nyina nyogabicu urabeho nyogabicu yarucuza agakuru kandi uzakabwirwa n'inka abatunzi baranjyanye ayo ni amahamba mwafuramwe reka mbabwire n'amazina y'inka murakagirira zirimo zirahirira imbaraga iboneye ku mutwe wambaye rwambirizi rwemeza inyange yo kuri imirimo yacebwe mu mburunugu zirasagana irogera ntiyakira mikundirwa n'amaremare irangurura amaraba ituramo amaribori kuri tiro kubyukuka nta mwigira ishengererwa n'impundu iracurangwa muri mparo iba muzarunyaga mpezi igeze impeta zibuhoro irogera mu zina rwagirwa no kuba inyamibwa mu mpanga za mihigo irambagira hano mu nduga y'ihebe yisumbugo bya bene ruhuru iba muzaruha imashu icogoza bagishanye baja kwacanga bacurana bikambi yo mu gicu babona igororamacumu ishaka kwica imimaro mwene gaceye yirwa bacunaguza ati naciye mu mboga nsanga zaragaramye impingutse musunuko na rugamba nyirazo na rugema myugoro nsanga urugo rudatenguha indamutse zihoteye induru rwa migogo y'imirima indende y'umuzurunika ndongozi n'imfizi ya ndahiro mu kuyamaza undi ikagira n'indoro nziza yenze inkindi y'ingeri itura n'inka yera ibarare itangaza ntiyakuranwa n'umutumbwe isa n'umwami mutara waje mu giterane cy'abakwiriye n'umutovu agiye kurotesa umusubira muhimbara yisangira inkiko ingoma zimusumba imbere umurishyohera igiseke bamwe bamusanze n'ab'inyarusange ku murago wa gisake ziragumya zirasabira iseseka rugoga u Rwanda rurasusuruka ubwo Sorotari mbagiye gutanga inshuro n'abo mu Nyagatare mu murishyi turika zimuhanira n'ingoma n'ingabikazi hagati ngana mutara zimubera amatungo ntizagomba umutasi aruzitabarije abicaye Nyakarenga bugujwe n'amacumu bataracanira inka inkongi yo mu marambo ivangana umwami wo mu mukingo urebe ko wacuze inkunga kirasuka njyaniye nkubiri kugarura izageze inkoma amashyi mu katonge ntabwo ariko muyakomye mukagira ubwa kenshi byaba ari byiza kurushaho muzenya kugira imana biganza byangabiye ngatuza
twagushimiye uburyo watugiriye neza ukadukenera ku mbuto muntu akiri imyoyo y'inkagira Imana. Urakoze cyane, muzi ibiganza mu mushimire no kuri kw'Imana. Nyakugira Imana muzeyi, ubutumwa wampaye nabubayemo ntabusanya. Nimba hari aho nakosheje unshisha y'akanyafu, ariko nimba nakoze neza umpembe nisubije mu rwuri. Imana iguhe umugisha. Abo twagendanye muhuze ibiganza mushimire umubyeyi, mwongera muhuze ibiganza dushimire umubyeyi nyaboneka. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mwisi nawe nguhaye umwanya ngaho nawe tarama. Murakagira Imana. yewe nyamanzi yarambawe turabaramutsa yarambira umwegawe ye nyirarume umwami we ye turabaramutsa n'abakobwa sabana we ye sabana nk'abandi we ye turabaramutsa cyane. Munyemerere mbabwire impamvu abakobwa atari abana nk'abandi uyu munsi. Sabana nk'abandi we ye mwongere nka muzindi we ye turabaramutsa. Linda, wakoze kongera inka muzindi mukobwa mwiza. Munyana nakosheje agasine y'uburyo byaranzahita sina ya Linda. Amazina ni Sebuja w'inyambo Sadara Nduwa Sadara musirikare y'akanyamacokoro ka Ruziraguhunga Ruzigamanzi ya Rwambari ya Rubona ya Rusindi ya Rutsobe ya Ryangomijana. Ndo mutsoro ubona ndumwishywa wamanuka ndahira seminari. Nije mugabo muto mutetekeye bya namuheto nagera hejuru mu mbandi busa nagaruka asiganirwa mwahinduka mukegize ikinzo. Ni nyamuganga ariko ibiganga ni inganga y'abasore amasengesho umusozi na kiyoda y'umurizi w'umuntu. Yemera ariko ntabwo byoroshye kuvuga amazina y'inka abantu bafata amafoto hano. Mbere ya Rubango imirwa imihigo imaze gukomera rwa Mirindi ya Semabuye kanini nambara amacumu bazaruna imihigo n'abakwikeni bahwema bagera nubwo bire kumutaka rukuya kwikiramo ibyuma imbere zikomera bakwikiyemo. Ni dore kandi ko gashi utagize ngo kukucwa mu mongi isumba izindi isati musatira ibango rucumu ry'uruserekaro ruhuga rekerane atinde kuzikira rwanga muhwe. Iri mutara mu gituza aho bari hera bajya inama yo kurikura n'usibye no kurikura no kuri nyagageza n'ibyashobokana ahubwo mwinginga rujy'amanuru murike kandi rubanze rushurimo umudore ko shindekeze kugira inyota. Ndagira pizinga zinyaruka itarikire z'inyumodika mu mbimbiro rugende gahuza umwete mu rugero rishaka umugiro rugendo babibina ngo yimara cyashore murambe mirose mirakuye impunzi. Bikaguzo mwamaraje n'umurujindira nabuze mu ngono nabaje kubwengeje urujyo murambe rwabigira zibonye himbarwa urugendo cyo kuvuga urugero mu rugo rwose rwose muri Gatsibo. Abagabo bose bakomayo abana batera ku ngoma baririmba mu ngorogoro n'ingwa mu ruhimbatswe twiza igihugu aricyo mu hanga sigaye cishinze bakaba bakubya muri Masaka. Arakomeza agera mu mbuga na Mirindi icyo gigabo zose arazigaragura na kivuganamo n'abasumba reka basunika basuzwi. Mbere y'agacinya rubangirira inkiki imirenge inkuba zibikira mu mubiri rwa Mirindi yarwesanye b'Imana nyemirwanye imanzi baza ruguma nirageze mu nzu Rubango. Kurya kundiyo n'ikirere kamaze utagira irenge karangoro kiberema yitwa Imana y'Inyekigali nabanje kubona kigeri y'abari nk'abarima mu mwumvye yuhira imyana n'imirimba yuhira imyagakaringa. Yuhiriza igwinyaruga yuhira rwogye rw'impungu. Indirimbo nyenda uzabona icyama kuko iteye imbabazi muri wese n'amahembe y'inyuma icumi yatwarije amahica baritaje bitonze bazi ko ishaka kuryicisha bateye umubiri ariko ndiyo ngabo nziza yibanira nayo turagira ryabega nayo umutara wose turaburagira zishima iryamuna n'uyu munsi muvyeyi wanjye. Igitaramo nk'iki rero cyiza kikurwamo n'umushumba uzi gukoresha igihe neza nyemerera umeri y'umugisha. Urakoze cyane muvyeyi mwiza n'ibisanzwe ngabanye inka nkizana mu zindi mu rwuri ariko ifunguro nk'iri naryo ndaza gusangira n'abavandimwe inka zihumuje munyemerere nditereke. Urakoze cyane Linda, Imana mukorere zabane namwe mu rugo rwanyu notongera kumbona ntubaze icyabaye ngengarutsemo. Barakoze cyane turabashimiye. Babimenye mufate ifoto z'urwibutso nibyo. Turabashimiye abisi bacu turabashimiye. Barakoze kutubwira amazina yabo. Yino mwanya gufata amafoto atarengeje 5 minutes.
tujye kugira abandi bantu twifotozanya nabo hanze. warangaje mbere buriya abakobwa nabo bazi mudufashe mwihutire kugira tuza kwikizaho bari abasore. abandi baza kuva ku icyobo abakobwa abandi nibutse ko ari umuntu wageze kuvuga ngo mense sane ni koropore sano, niyo mpamvu turimo kwihutisha amafoto. kandi ubundi amagara burya arabwirwa ntamerwa. abasore twagiye si banagarije imbere abasore bari bukize. bakoze cyane. abasore nabo muze mufate iriya foto, muze mufate ifoto abasore, mufashe cyane. DJ amafoto nidusoza uze kwicara indirimbo iza kumfashiriza Linda de Christian jya gufata amafunguro nabo banezerewe. bako muze makire namwe ifoto bari abana twasoje barakoze cyane. Reka nyemera cy'ukuruke mu byimbo n'abasigaye batifotoje sawa. rero navuze ngo barahari cyangwa bakobwa atarabona ifoto ya Nyambo na bagenzi be ntabwo byakunda.
hari mafoto byarangiye. Linda urakoze cyane. Bwira umukunzi wawe mufate mu biganza mu kikuruke mu byingo. Kugendera umusaza naho umukecuru abagira inama. Iyo n'umutembereze mu busitani bwaho iwacu mu muryango. Murasanga abantu baza kubagira inama. Ibyo muramutse mugeze igahogo mwaza kuhavana imbaraga zigera kwa gifu. Yemwe basore, nimukore umugende barenge namwe muhingukaye. Mudufashe namwe kuko bagiye namwe nibugibwa. Abasore rwose. Abashinzwe imwaka mu rugero renga. Ndashimye umusaza mwangate ntuzongere kuvuga guhuza ibiganza. Buriya numvishire kandi. Numvishire buryo burera bakuru. Oya kwicara mu majeni. Nawe ni yawe. Muhanzi yavuze ngo biracyaza mama. Biracyaza. Biracyaza cyane. Biracyaza. Amajeni nawe ukurikiyeho. Majengero n'abasuhuze bamutegereje urakoze uburere n'ubuvuke byahuriye hamwe no mpamvu umukobwa yiteguye kuba nyirabyano biniha ibirezi kugira ngo umwari aze gushimira umuryango ngo umwari yavuye mwa nyina habaho uburere bwinshi butandukanye nawe baragushimira urakoze uri umubyeyi ukomeye cyane Christian nawe uri mabukwe baragushimira cyane. Hari ababyeyi rero umubyeyi Janti n'umubyeyi Mupenzi barabashaka namwe ngo bashimire bashimire umuko arashaka kubashimira rwose mwarakoze bahaguruka nuko dukoma amashyi kuko bahagurutse. Musaza arakoze cyane akunda kuba hafi buri mwana w'umuryango akamufasha guca akenge mu buryo bujyanye n'umuco w'u Rwanda rwacu. Nibasoza habanza hajyemo umwe hagati hagarimo hagati habanze umubyeyi Janti bari ubanza yafata ifoto y'urwibutso perezida Christian akiriye nkingaruhanga mushimire cyane uti rwose nyuma kubona umukobwa wanyu byaranejeje cyane kuko nabonye uruhanga rwe rwose akujya muri ati nkongoro haratwiwe yareze. Ndagushimira mwarakoze cyane dukoma amashyi menshi. Abagiye ati nawe warakoze urakoze cyane kuko namenye amarezi mwahaye umwana abemera gushimirwa mu ruhame. Reba imbere kugira ngo ifoto muyifate.
hari impano yagenewe anti Alice yaza akakira impano kugira dukomeze ku wundi muryango. Ubwo ni madamu Janti. Biracyaza kuko biraho byose ufite uruhare. Bagiye kuyizana mufata ifoto. Bagiye kuyizana kuko wambwiriye ugohe kuri iyo mpano. Baragushimira cyane, warakoze. Iyo mwanya wari mwiza muganiriraho. Cyangwa ndira Linda ntajya arangara abarimo kumva ibyo antarimo kumubwira. Umwana wacu warakoze cyane kutwumvira n'Imana. Reka bayizanye, arakoze cyane mushiki wacu. Arimo kumushyikiriza iyi mpano, reka mpamagare itararenga Nikora. Nawe hari impano bamuteguriye. Azashyikirizwa impano bamuteguriye, itajya kuri ruhande dusoza igikorwa cy'ababyeyi. Asigaye mpamagare izi mpano zindi. Nikora yaje. Umuntu ufite impano ya Nikora yizane kandi bamushimire n'inkoni n'ingofero. Ndabashimiye. Hari impamvu batinze baramukanya. Ikibinuka ari igihe bavuga muri nundirije umwana. Hagati y'abana Nikora mureka rwose amarangamutima agize n'abanyamakuru bayarebe. Baragushimira rero, urakoze. Umukwe wawe gushyikirije iyo mpano. Christian areba imbere kugira ngo yego. Reka tujye kuri no ruhande mpamagara ababyeyi naho habanze ba mama. Mama Feza ndetse na mama Neri muze mukazana bashyikiriza impano. Nimuze mama Feza uri nyirabukwe rwose mukazana yishimira. Yavuze ko azana umubyeyi kwa mama Neri nawe niba yitegure genda basuhuze ufite impano ayizane.
hagara hagati bagushimira warakoze uko baragushimira warakoze kuba hafi umugabo ukamugira inama ukamubyara ukamurera ukanamusengera umunsi ukabagenze neza Imana iguha umugisha yego Manene nawe yahageze nawe baragushimira warakoze gutuma umukobwa wacu mukomeza gutuma amaso abindubaruba turagushimiye mubyeyi turagushimiye zakomeza muhoberane musoza y'ubudaje mu muryango duhamagara umubyeyi nawe akikuruke mu byimbaze mukazana mushimire Papa Christian ngeri intambwe yisuza abana rwose musaza utambuka rwose ubona ko hagati y'abana hagati yabo gushimire hagati umukobwa ati sheri wanjye nkunda icyubahiro ngomba data bukwe ntabwo kimuha uburenganzira bwo kumukora amahanga kirazira kuko iwacu nta muntu amashyi menshi tubashimira barakoze cyane ngiye guhamagara baza kwakira impano abantu baza kwakira impano mudufashe ni nyinshi uza witwagarara hagati baguha impano namutinde muhoberane rwose kamubanze muhamagara witwa Ella aze yakira impano Linda hamwe na Christian bishyize hamwe mwese barabashimira ariko harimo abanyamugabwa mbere mu kwakira impano Ella uze wakira impano Pastor Ingabire Jennifer hari impano yawe iri hano na Mama Isheja habanze Ella udufasha abarangaza imbere iki gikorwa cyo gutanga impano Pastor Ingabire Jennifer nawe hafi aha yine umwana rwose umwana arakoze yarabasengeye cyane mpamvu bahurije hamwe kugira bashimire uyu mwana arasenga cyane Pastor nawe yaje yego arakoze cyane reka kurikireho Mamesheje nawe yitegure ndabahagaze hafi ya marene aho bahagaze Pastor baragukunda cyane warakoze barabasengeye bagira inama wibutsa ko Yesu Kristo ari inzira n'ubugingo ugiye gushaka umugore cyangwa umugabo ubitura Imana
yeye cyangwa ye witegure ngejeje aho ngaho. Mama Levi abona agiye mpamagara kugira ngo bajye basoza bari batugeze hafi aha. Mama Levi Sister Cyuzuzo uri hafi aho na Perusi uri hafi aho. Gusa mudufashe mumwize kuririmba ngo kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Impamvu dufite abanyamakuru b'abahanga cyane. Sister Cyuzo yaje, Perusi nawe hafi aha. Cyuzo zishaka aho birana mpaka burara yagira umwe mu guhana cyane. Perusi aze kuba hafi ara wenda yeye baraza kumusanga aho yicaye. Atavunagurika cyane aza basanga aho bari. Cyuzo ngo arashaka umugabo. Umugabo wa Cyuzo baramushaka ngo ni famiye. Bwari impamvu umugore ashaka umugabo. Baranditse famiye buri nasomye famiye ariko Angeliste nawe byamusomye ntacyo. Abo nzajya mpamagara ari umugabo ubwo n'umugore mujya muza niba ari famiye, hari aho batanditse famiye. Barabashimira mwarakoze cyane mwakira impano. Perusi nawe yaje kwakira impano. Acane muhoberana mujya muhoberana musabe mwe mugahindura byinshi. Mudufashe dufite impano 46 tugomba gutanga. Mudufashe rwose abaza gutwara impano bose mutwumve. Yeye mumushyirahi umusanga hari umushyikiriza. Christian Timura tujyana mukunzi wanjye. Bari na Marine mushaka mwisigarirega. Nabone ikisanyira cuma nini yakanze kuko nawe ntabwo yakwifuza kumutunga ari manyobwa y'ikwisasa. Abagatsindwa n'ibyabaho buriya kuva bamaze kumuhabwa agomba kumurinda. Agomba kumurinda ajya gushimira umubyeyi. Barabyibuka rwose baramuzirikana. Warakoze cyane mubyeyi, warakoze. Buryo umuntu ajya kugira imyaka 200 burya yaragira abantu benshi inama. Mani guhaza uburame rwose. Abandi baza gushyikiriza impano wareze ukagira inama. Kamamagare Auntie Jeannette abari hafi aha, ndetse n'abashangazi ba Christian bose baza kwitegura kugira ngo mukone mugende bagaruke hano abo biteguye. Mubyeyi uragushima, warakoze cyane. Niyo mpamvu bakomye amashyi menshi ku bwabo mwicaranye aho. Warakoze rwose.
Nancy Janet aze kuba ari hafi aha rwose byadufasha yegereye pari cyangwa marene ufite iyo mpano ayizane udufashe ko mwese murashimirwa mwarakoze cyane. Bakoze cyane umusozi cy'igikorwa mugaruka ahangaha murakoze gutuza. Hari indi mpano, iyi ni impano Linda afatanyije na Christian bateguriye bashangazi be. Hari indi mpano rero Christian yabateguriye nabo by'umwihariko. Bari muza gushaka muzamvira kumuragenda mugabana amadolari. Bari munasanze murashokora byose. Turaza kuba umwanya muze kumbwira ndabakunda cyane. Kandi mugenda mutegura nimugoroba ndabizi inama yoro n'amadolari gusa. Mureke dukoma amashyi ku bwabo mve ko tuba. Arakoze cyane. Reka dukurikizaho Mama Roro. Hari impano iri hano, hari impano bageneye na Madamu Mupenzi. Afite impano ya Mama Roro, Madamu Mupenzi. Abo ndabahamagaye baze bakira impano. Abantu barizihirwa cyane rwose ndabakunda. Mama Roro akurikirwa na yasobaze ko ataguteguriye impano. Igira amarangamutima menshi wanagiye kongera kuriza Linda. Niko nibyo n'ubundi umwarinurira. Hagara hagati yo gushyikiriza impano mu gihe Madamu Mupenzi nawe bahagaze hafi ya marene hariya. Dufashe cyane. Kamamagare musaza w'umukobwa Muzehaze Cyakabaraze Ndugwaze Bobo nawaze bahamagaye ari bane muzire rimwe. Abo muzire rimwe rwose bahamagaye Muzehe Cyakabare Ndugu ndetse na Bobo. Mudufashe cyane. Mwe mwegereye marene aho muhita mukikiza umubyeyi na soza. Yakoze cyane ngari mu mukikize babashyikiza impano. Muzehe Cyakabare Ndugu na Bobo. Haraza kwiciraho Sister Mimi Muhoza Queen ndetse na Kadete. Mwiteguye namwe muze kuzira rimwe. Mimi Muhoza Queen na Kadete namwe mwitegure muhagarare hafi ya marene hariya.
hano witwa Nikora nawe hari impano iri hano ye. Mimi Muhoza Queen na Kadete mukiburuke mu byimbo ye. Mubatubwirire udufasha cyane kugira ngo uburyo namwete uburyo twabihuza. Muze muite mubakikiza shaka mubakikiza. Bazi igihe hagati yo gushyikiriza impano. Umuvandimwe wanjye warakoze umba hafi, niyo mpamvu inama zose kugira ngo umunsi ugende neza nakwegereje kugira ngo ukomeze kungira inama no kumba hafi. Imana iguhe umugisha. Abo n'abandi bakurikireho. Witwa Nikora Mimi Muhoza Queen na Kadete mudufashe abaziremwe ariko hageze igiti umushyikiriza ayimuhe mu gihe barimo kuza. Abandi n'abadahari ntangire mpamagare witwa Nikora azakira impano. Anko mupenzi afata indi mpano yiteguye. Murebe handi handitse impano ya Anko mupenzi. Nikora nawe mfashiriye aba hafi. Ubwo nahamagaye ndimo ndagenda kugira ngo nihute Anko mupenzi. Biracyaza cyane. Anko hano impano yawe nawe. Anko Geoffrey na Benimana Ramazani namwitegure. Anko Geoffrey Benimana Ramazani aho kumagara ujye muza mwegere. Nizere ko akoze cyane bakugeneye impano. Anko mupenzi Anko Geoffrey Benimana Ramazani Elias bamenya. Yaje rutinduka mu nteko bazambaye amaraba. Yaje duhurira kuri sane rutagushanya amaraso. Yaje ukunda kwanamiza unezo n'ibyishimo bikagaragara mu ngamba. Ramazani bakoze cyane. Pasiteri Ntwari hari impano iraha. Pastor Ntwari. Sister Tirusa indi impano yindi hari. Anko Korode wenda bafite impano munyegere muzizane zose ni munyegere. Muzitero rimwe munyegere. Twabakundana ariko niba mufite icyo mwicaranye asigaye ntangire ntegure abisi badufasha baza batubwira amazina yazo. Muraza kudufasha mwinjire mu ngamba rimwe kugira tuze kugira umwanya wo kujya gusuza Nyamina. Babu, uno byawe.
humura twariye mbere ndashimye umusaza umwanga ati ntuzongere kuvuga guhuza ibiganza buriya numvishire kandi numvishire burya burera bakuru oya yakurikirana mu majeri ebyiri nawe ni iyawe umuhanzi yaravuze ngo biracyaza mama biracyaza biracyaza cyane biracyaza amajeri nawe ukurikiyeho amajeri rero n'abasuhuze basuhuze bagutegereje urakoze uburere n'ubuvuke byahuriye hamwe niyo mpamvu umukobwa yiteguye kuba nyirabyano biniha ibirezi kugira ngo umwari aze gushimira umuryango ngo umwari yavuye mwa nyina habaho uburere bwinshi butandukanye nawe baragushimira urakoze uri umubyeyi ukomeye cyane Christian ati nawe uri mabukwe baragushimira cyane hari ababyeyi rero umubyeyi Gentil n'umubyeyi Mupenzi barabashaka namwe ngo bashimire bashimire umuko arashaka kubashimira rwose mwarakoze bahaguruka nuko dukoma amashyi kuko bahagurutse musaza arakoze cyane akunda kuba hafi ya buri mwana w'umuryango akamufasha guca akenge mu buryo bujyanye n'umuco w'u Rwanda rwacu nibasoza habanza hajyamo umwe hagati hagarimo hagati habanze umubyeyi Gentil bari bubanza kugira ngo ufate ifoto y'urwibutso perezida Christian akiriye nkingaruhanga mushimire cyane uti rwose nyamara kubona umukobwa wanyu byaranejeje cyane kuko nabonye uruhanga rwe rwose kugira ngo murate inkongoro haratwiwe yareze ndagushimira mwarakoze cyane dukoma amashyi menshi abagiye ati nawe urakoze cyane kuko namenye amarezi mwahaye umwana abemera gushimirwa mu ruhame reba imbere kugira ngo ifoto muyifate hari impano yagenewe Anti Alice yaza akakira impano kugira dukomeze ku wundi muryango ubwo ni madamu Gentil biracyaza kuko biraho byose ufite uruhare bagiye kuyizana mufata ifoto
bagiye kuyizana kuko wari ukwiriye urwohe kuri iyo mpano. Baragushimira cyane, warakoze. Iyo mwanya wari mwiza muganiriraho. Cyangwa Linda ntajya arangara abarimo kumva ibyo antarimo kumubwira. Umwana wacu warakoze cyane kutwumvira ukumvira n'Imana. Reka bayizanye, arakoze cyane mushiki wacu. Arimo kumushyikiriza iyi mpano, reka mpamagare Itararenga Nikora. Nawe hari impano bamuteguriye. Kora azashyikirizwa impano bamuteguriye, itajya kuri ruhande dusoza igikorwa cy'ababyeyi. Asigaye mpamagare izi mpano zindi. Nikora yaje. Umuntu ufite impano ya Nikora yizane kandi bamushimire n'inkoni n'ingofero. Ndabashimiye. Hari impamvu batinze baramukanya. Ikibinuka ari igihe bavuga muri nundirije umwana. Hagati y'abana Nikora. Mureka rwose amarangamutima agize n'abanyamakuru bayarebe. Baragushimira rero, urakoze. Umukwe wawe gushyikirije iyo mpano. Christian areba imbere kugira ngo yego. Reka tujye kuri ruhande mpamagara ababyeyi naho habanze ba mama. Mama Feza ndetse na Mama Neri. Muze mukazana bashyikiriza impano. Nimuze. Mama Feza uri nyirabukwe rwose mukazana yishimira. Yavuze ko azana umubyeyi wa kabiri kwa Mama Neri, nawe niba yitegure genda basuhuze. Ufite impano ayizane. Hagati bagushimira, warakoze. Muko baragushimira, warakoze kuba hafi umugabo ukamugira inama, ukamubyara ukamurera. Kana musengera umunsi ukabagenze neza. Imana iguha umugisha. Yego. Mane nawe yahageze. Nawe baragushimira, warakoze.
gutuma umukobwa wacu mukomeza gutuma amaso abindubaruba. Turabashimiye, turagushimiye mubyeyi, turagushimiye, uzakomeza muhoberane umusozi wari udaje mu muryango. Duhamagara umubyeyi nawe akikuruke mu byimbaze mukazana mushimire. Papa Christian, ngeri intambwe yisoza abana rwose. Musaza utambuka rwose ubona ko hagati y'abana, hagarara hagati yabo agushimire, hagarara hagati. Umukobwa ati sheri wanjye nkunda, icyubahiro ngomba data bukwe ntabwo kimuha uburenganzira bwo kumukora mu mahanga, kirazira. Kuko iwacu nta mu amashyi menshi tubashimira. Barakoze cyane. Ngiye guhamagara baza kwakira impano. Abantu baza kwakira impano mudufashe ni nyinshi, uza witahagarara hagati baguha impano. Namutinde muhoberane rwose, kamubanze muhamagara witwa Ella. Ella aze yakira impano. Linda hamwe na Christian bishyize hamwe, mwese barabashimira. Ariko harimo abanyamugabwa mbere mu kwakira impano. Ella uze wakira impano. Pastor Ingabire Jennifer hari impano yari hano, na mama Isheza, mama Isheja. Habanze Ella udufasha barangaza imbere iki gikorwa cyo gutanga impano. Pastor Ingabire Jennifer nawe hafi aha. Yine umwana rwose, umwana arakoze, yarabasengeye cyane, niyo mpamvu bahurije hamwe kugira bashimire uyu mwana. Umwana arasenga cyane. Pastor nawe yaje. Go. Arakoze cyane, reka kurikireho Mamisheja nawe yitegure. Ndabahagaze hafi ya marene aho bahagaze. Pastor baragukunda cyane, warakoze. Barabasengeye bagira inama, wibutsa ko Yesu Kristo ari inzira n'ubugingo. Ugiye gushaka umugore cyangwa umugabo ubitura Imana.